mubona mutatu uri mu mwenda wese kandi noneho mora muhimba indirimbo kandi ziryoshye akwaburemo nimwe by'umwihariko ifite amashusho. mbese nibyo ibyo tubirimo rwose ishyira impungenge pe. humura ushonje uhishiwe. ubu igitaramo nterankunga itariki yacyo yamaze kujya ahagaragara, ahubwo fata ubu butumire umfashe kubusakaza ahantu hose abantu bazaza ari benshi badutere inkunga. Mpereza nihera ijisho reka mbisome babyumve. Korali Jasper yo mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi abarundi n'abanyarwanda rifite icyicaro i Peru, Capetown muri Afrika y'Epfo, irakurarikira igitaramo nterankunga cyo kumurika amashusho no gutegura amashusho. Iki gitaramo kiza cyane kizaba kuri Sabato y'itariki ya 14 ukwezi kwa 9 umwaka w'2024 guhera isaa 2:30 kugera isaa 3 ni gahunda y'iteraniro risanzwe. guhera isaa 6 zuzuye kugera isaa 7 tuzasangirira hamwe, naho guhera isaa 7 kugera isaa 10:30 ni gahunda y'igitaramo nyirizina. Yewe sinkwiye kwacikwa ahantu rwose. Iyi ngambwireho na wa muturanyi wanjye Bernadetta, yewe ntitukwiye kwacikwa pe, tuzagere mu bambere. Ahubwo se urabizi ko tuzaba turi kumwe n'andi makorali? Nkayahe? Tuzaba turi kumwe na korali Lion Singer. Ufatinzira nubwo yaba umuswa nazayiroba, ntukiruje ariko tuzagerayo. Korali ibanga ryo gutsinda. 12 basangira n'umukiza, basangira n'umukiza. Korali Peaceful Voice. Tutibagiwe na korali Beteri. Yemwe abakunzi ba korali Jasper. Namwe abakunda umurimo w'Imana mwese nimuze dufatanye na korali Jasper gutegura ayo mashusho. Kandi uwakenera ibindi bisobanuro ku bijyanye n'iki gitaramo yahamagara kuri izi nimero zikurikira: 067 952 1022 cyangwa agahamagara kuri izi zikurikira: 084 037 3853. Inkunga yanyu mwese irakenewe.